ariko wenda tubireke ibyo mu Rwanda nuko wenda ari abantu bo mu Rwanda nyine dushaka gukabya ariko The Ben genda gira mbabwire ko The Ben nta gashya yakoze nta kintu yakoze kidasanzwe hari muri club ntabwo yigeze akora kwibere na rimwe yewe ntabwo ari kuza ya video ndaza kuyigarura reba gufata umwana w'umukobwa ukamushyira mu ntuze mu bituza byawe ikibuno cyahawe kiri ukwabo amaboko yawe ari hehe yarahagaze ntabwo yarahagaze no yaravisi we barabending noneho byongera umugabo wubatse abakobwa muri guhoberana bambaye utuntu inda iri kugaragara umugabo wubatse reka tujyane none se mu gitaramo njye mu gitaramo funga agakoti nkuko mu gitaramo ngiye muri club yatewe ndirimbo ugiye kuririmba ikibazo darahantu kiri uriya abahanzi mpamvu bambara ibinyanyagiye kuriya nuko abatagiye gukora live umuntu uri gukora live ntekereza ko atabasha kwisandaguza cyane kuri stage live oya nayo barayikora ariko ntabwo yisandaguza cyane nkuko ari gukora semi playback sibyo cyangwa se na mini semi live oya ubundi kwambara neza n'ibyari kwambara nabi n'ibyari wambara ibyo byo kwambara tubireke twega dufocus nari nshinge bakana ruvuze ngo imikondi igaragara n'ubuzima busanzwe muri club n'ubuzima busanzwe muri show n'ibindi bisanzwe hari muri club hari muri club ngira ngo ni kwenda utabirebye byose ari uzabonamo na ntuze na muntu uzabonamo bantuze ba Paraso ba Jose Chameleone yanuriye muri Jose Chameleone ntuze na muntu wantuze wa Mosete rero yitwa Kaguta sinzandi mazina ye hari club abagande n'abantu bizirwa n'ukuri pe abantu badukurikiye bumva ko The Ben nta kintu yakoze ahubwo no gushaka umwanduza ushaka izina wenda reka tugende wabona team B ariyo iri gushaka izina rye wenda tugendeye ku bintu ngo Fada yavuze amwita indaya ngira ngo bagiye babihuza bahuza ibintu byinshi bareba igihage yari Rubavu ni Gisenyi ni hehe Musanze ni akurura ishyamba bagiye babihuza bati umuntu w'umuhanzi ufite urugo wanibarutse kugenda akifotoza n'umukobwa mwiza agakura ikariso twongera tukamubona i Bugande arimo gukanda amabere mu by'ukuri bahita babihuza bati mu by'ukuri The Ben ari kwigisha iki ngo Fada bati ni indaya ariko wenda nuko wenda ngaho tukatubereza ubugororangingo turebe ko The Ben bamwe na bamwe baba batazi n'ibintu barimo baravuga twibaze niba The Ben nta kintu yakoze ese reka turebe iyo kariso yakuruwe nande yakuruwe na Israel Mbonyi The Ben wayikuruye yakuruwe nande The Ben iyo kariso yakuruwe nande yakuruwe n'umuntu yakuruwe n'umwana wo mu gospel cyangwa umuhanzi wo mu gospel ariko kuri kariso ntabwo ari tukigore wa ndashaka gusobanura iyo kariso yakuruwe na murumuna we Green bashaka kugira ngo musobanurire no kuvuga ngo buretse nyumva ndashaka gusobanura kugira ngo ibyo bintu tunabishireho umucyo abantu banasobanukirwe ndamenye neza ndetse yani none se iyo kariso ntabwo yakuruwe nande yakuruwe na Israel Mbonyi ndashaka kuvuga iki iyo kariso yakuruwe na murumuna we Green ni umuraperi ndashaka yakuruwe na Fireman izo kariso zikururwa nande izo kariso zikururwa na ntuze na The Ben uririmba iki uririmba za ndirimbo z'inkundo izo ndirimbo z'inkundo niho ziganisha abakobwa bamwimvamo cyane ariko nta buraya bundi burimo we indirimba rimbo n'ubundi zijyanye shyira muri logique mu by'ukuri tubivuga shyira muri logique ureke kuzana niba The Ben ari umufana wawe ukabushaka kumurengera mu by'amafuti reka tubyumvikaneho kwanariza ku buryo ubwango ndaza kwanariza umuziki ngiye ntabwo nanariza yanariza umuziki na attitude yayo kuryo kinyo kukavuga n'inyifato na behavior yayo buryo utumye ukavuga ngo The Ben ngo kubera ko ari indirimbo z'urukundo kuri indirimbo z'urukundo gare kugenda ukura amakarishya y'abakobwa nimba ari indirimbo z'urukundo niyo mpamvu n'abari kuri stage abakobwa baratwarwa amarangamutima y'abakobwa inama no kubamesha niyo uzabona umukobwa ukabona aratinyutse ararize kibazo arijwe n'iki ari kuririmba niba Africa ntabwo ari byo ikariso kuri ikariso mu mabere ni ibisanzwe ahubwo reka nkubwire ikintu gihari ukwiye kumva n'abantu dukurikiye bakamenya bagasobanukirwa no vanga kiba gihari nuko abantu bahita babikuza bagamije kwanduza izina ry'umuhanzi ariko umuntu utagamije kwanduza izina ry'umuhanzi akurikiranye neza arebye style z'abantu baririmba indirimbo nk'izaba The Ben baririmba indirimbo z'inkundo umuntu arifata agapfa agahwera Meddy agaruka mu Rwanda umukobwa yarapfuye arahwera yazutse ariko Meddy amukozeho reka twibaze ngewe ngendeye ku muco nyarwanda
gende ku muco nyarwanda ntabwo nemera ngo nabyo ntimurambwira kubera ariko none se umuco nyarwanda The Ben arimba umuco nyarwanda ntabwo ari umuco nyarwanda ariko ni umunyarwanda kandi umuco nyarwanda utubuza gukorera ibintu umuco nyarwanda utubuza gukorera ibintu tubuza gukorera ibintu nk'ibyo mu ruhame sibyo kuko uriya mwana muto nabireba azumva yuko gukurura ikariso y'umukobwa is easy ni ibintu bibaho ntabwo yakuruye yafashe Bena urafata hafi ikibuno cy'umukobwa mu ruhame none se uri kwifotoza n'umuntu gukora ahangaha si ibintu bisanzwe ariko angira aranakurura ariko iyo umuntu akozeho rimwe video warayirebye cyangwa upfa kuvuga izi social media tubaho zizasaza abantu umuntu kurebaho gake yakuruye rimwe ariko yakozeho rimwe ariko abantu bakora inshuro cyane ngo tfada yamuvuga we ni rutwite no kuza atwika ibintu byose nubwo atashaka views mu byozeri wadaje ibyo rero nitubigenderaho tuzica abanzi bacu kandi umuhanzi uri imbyino z'urukundo n'umara kumukiramo ubwako atarimo gukora ku bakobwa ese reka turebe indirimbo y'urukundo Ben azarimba ntashyiramo umukobwa indirimbo uzayireba Muyoboke nk'umuntu wa The Ben wamufasha afite imyaka 16 bwira The Ben ibi bintu abireke yamaze gushaka umugore arakiza indangagaciro zisebetse kuki twumva yuko akakaruka ngana gutya kakura igitaramo cyiza yakoze nitukibwira abanyarwanda igitaramo nikakubwire uretse gato Muyoboke iyo mushatse kuvuga ko tuba dushaka kuvuga ibi gusa zana costume muye ngo waraye inshuro zingaye kuri live zagundi fata muri go promoting igitaramo cya The Ben njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down I'm not gonna lie ahita to oya twaza bivuga ibyo but that's the truth kugufata gutyo mu ijosi Muyoboke uretse arangize no Muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubona nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba The Ben ari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding noneho yasubizanya gute yaba yabonye uwo mwanya gute ko bari mu bitsi ko bari muri ibi ngibi abura umwanya wo kuvuga akabona umwanya wo bakaba amabere y'abakobwa abantu benshi bamukurikira Godfather tumvikane gushimisha imitima y'abana shengura imitima y'abakeya biri turabyamaganye ntabwo ari umusazi Ben ntabwo ari umusazi Ben ni indaya ibintu twumvikane Muyobo umva kubwira ikintu kimwe sibyo ahangaha ni mushaka umutagatifuza siko bimeze murazura kabozi muganye ibi bintu uburetse gato agomba kumenya ko ari umugabo gusiga umugore ku kiriri ukaza mu mwanda nk'uyu nguyu ngo ni umufana ubu bufana yewe yarabonye umuzungu Muyoboke ari kunyumva Muyoboke ari kukumva hari umuntu ushaka kubaza ikibazo Muyoboke ukuntu nyine yafashe akaboko kagashyira ku ijosi iyo byonyine that kind of movement ni movement y'abantu bari muri romantic vibes you cannot just ntabwo wafata umukobwa gutyo mu ijosi iyo njyewe umfashe gutyo mu ijosi umugabo wanjye yafashe gutyo mu ijosi ubwo nyine things are going down I'm not gonna lie ahita to oya twaza bivuga ibyo but that's the truth kugufata gutyo mu ijosi Muyoboke uretse arangize no Muyoboke ikintu ushaka kumubwira impamvu ubona nyine abantu byabatangaje cyane nuko ukuye kuba The Ben ari married sibyo abyaye ejo bundi like twese byadutangaje cyane ibi ntago ari ibintu ukora kuri ya just in the streets when you have a wife at home breastfeeding noneho ari nk'umusore usanzwe tuvuge wenda nkandera aba basore basanzwe kade yari ahari element yariyo ego nka element yaba ari we wabikoze yari ariyo honestly people wouldn't even talk about that video people would be like ni umusore he's just like having fun ariko umugabo wubatse noneho to make matters worse you have a wife at home breastfeeding kushize ishyanga nta mwaka ushize tubonye saga y'ishyanga ariko none watagiye kurangiza umusubize Muyoboke nansubize yes bihe byiza ko mwe mwaka subscribe kuri Universal Media TV nawe twakana subscribe nawe mwaka subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikujye bikugeraho gatanu kuri gatanu kandi ku gihe
rero nkuko mubibona kuri mikoro za Universal Media TV ndi kumwe n'undi musore kamwita umusore kuko ntabwo aragira umufasha kugira ngo bafatanye mu rugendo rw'ubuzima rero niyo mpamvu ngiye kumwita umusore ni umusore rero mubona ko ameze neza akagofero keza n'amashati ni bwoko ki nakadiyor umuntu aba ariho kabajene akadiyor weekend wenda n'umuntu mukuru yego n'umuntu mukuru nta mu mwanya katwibwira kugira ngo tuze gukomerezaho n'ikiganiro tugiye kuganiraho aka kanya. Murakoze cyane kuri Universal twakira nitwa Denis Benson ko tuherukana kera tubiziranyeho mu miziki nitwaga K9 n'ubu ngubu ngenda ndakora gake nitwa K9 nota Benson K9 najya nka Benson ni izina ryawe bwite? Benson ni izina ryanjye bwite. Benson bivuze iki? Benson izina ryanjye bwite n'ingiri Kristo Benson igisekuru cyaba Benjamin kuri cyo tari ryo yakoresheje mu muziki najyaga numva umuntu bita K9 abantu bitwa umuntu bita The Best Star uramuzi? The Best Star cyane umugabo wita Mr. The Best Star twarakoranye nawe Best Star twariganye najyaga numva abantu twariganye Best Star twariganye bavuga umuntu bita K9 ni umushuti wanjye twarakoranye nawe inshallah tukabisira ndamishuje cyane Best Star umutipe wemeraga cyane ntabwo kwiyemera tuba ari uduconfidence ukuntu nyine umuntu agomba guhagararaho. The Best Star ukuntu yari ameze yari wa muntu ushobora kubwira ikintu cyemere ahita ashaka kumvisha ukuntu ibintu byo ari byo nyine by'ukuri nakabwira ati bya ndirimbo yari afite yakoze niba yayikoreye kwande ndirimbo yikombaye umugabo iyo byo ntabwo ariyo hari indi iyo mbaye umugabo nayo ndayizi noneho hari indi yari yakoze aragenda afata akantu gato kanuze ka Humble Jizzo muri Urban Boys gatoya cyane asa nk'umuntu gaterekamo muri editor agafashe gaterekamo kumasaringa indirimbo agateretsemo The Best Star mfitanye indirimbo na Humble Jizzo muri Urban Boys bagombaga kumwuba tukigana nawe indirimbo nazo na Humble Jizzo barenze none abantu tuzi ibintu by'imiziki twasaga nkaho dusa nkaho natwe tubikurikirana iyo ndirimbo twaricaye turayumva twatesha indirimbo nta Humble Jizzo yaririmbyemo akanaka mwafashe muterekamo kandi kiriya gihe umuntu byarashobora ko yakufurapa akavuga bisa niko bimeze twarakoranye yagusoza nk'abantu batabizi utabasha gukurikirana byemera kuvuga ati nyamara umusore yakoranye nabo abenshi bari barabyemeye ariko twebwe twamuhizo bati oya basa ntabwo yizanye urumva kiragiye niko byahaga bimeze n'umuntu The Best Star twamubwira karakara ukabona nyine byamubabaje gute mu maganya mu maganya igihe indirimbo ari njye wayikoze ntiyanye indirimbo ni yanjye The Best Star rero twariganye turabashuje cyane ari kabisa nawe yabaye mwarimu yabaye mwarimu yigisha za hano za Nyarugenge za Nyabitare ameze neza afite n'urugo umwana yabyaye afite ahubwo umukobwa yarongoye twariganye uriya mukobwa twariganye gato reka uriya yarongoye Claudine ati uriya mukobwa twariganye okay rero yitwa Benson mwumvise ko ni n'umuhanzi indirimbo yeze kubona yari indirimbo nziza kwamamaza umukuru w'igihugu bagiye kuri YouTube yanjye banayireba ni na kwijana mutora ijana ku ijana indirimbo yari nziza numvaga ibuze iraza kuhatwika gatrendinga bariya ibintu byose biba bigoye ntugire ngo niyo indirimbo yaba nziza buriya ibindi bintu biba bisaba kuvuga indirimbo yabaye nziza gusa ntabwo bikora hari ibindi biba bisaba iyo bitakunze ntabwo indirimbo nyine birangira birangiye ko ibintu by'umuziki ushobora kuba binagoye umuziki uragoye uzabona abantu benshi bawukoze kera K9 kera ngiye maze imyaka myinshi ese nguko ko wenda kijya gihicere bitabyari byakabonetse ngo mbona umeze neza ubu ntabwo wagenda ukizingura nk'ikigoma
hariho na producer ndi kumva bakomeye banze wenda nka element warahenze abakizi barahenze wenda umuntu akaba yagenda nko kwa Fanta nabano banuze ba John bakoreraga J Polly atarigendera ari abantu ntabwo hari nundi jya numva ngo ye niba ni ye ninde producer nawe ndi numva bizi hari ndindera Fanta ye tuvuze Fanta avuga ye hari witwa compressor avuga Kizi element ariko abonga ni bamwe mu bantu bameze neza Medbeat gusa Medbeat nakavuga kuri abantu biziki cyane bakorera Medbeat nagishaje nuvuga zino ndirimbo zose wumva indirimbo ziremereye indirimbo zimeze neza mix ikintu cyitwa mix Medbeat niwe muntu wa mbere mu Rwanda ikintu cyitwa mix arusha Bobo Pro the mix Pro kari hejuru ariko na Medbeat bameze neza na producer beza ariko ikintu cyitwa mix Bobo Pro niwe wa mbere nyine tumwe wa mbere. Okay, wenda ibintu by'imiziki sinzi niba ari nabyo twanahera oya twazabiganiraho ahubwo twabanze tukareba tubanze turebe tutise muri iyi minsi ya wenda bimaze iminsi bimeze turabibona ko biri kose bura muri ino minsi abanyarwanda twagize umugisha igihugu cyacu n'igihugu kimeze gutya kirano atandika kirano atandika tuvuze ngo tumaze kugira twari dufite internet ya 4G ubungu hamaze kuza 5G niri kwiruka 5G buniyo umuntu ukoresha 4G muri iyi minsi ari hasi ubwo nubango wa 4G turi inyuma ubu turi inyuma abantu bari za convention baragira barigiye batangiye tumiri no gushaka 5G akaba nicyo bivuze udafite 5G nta kintu ufite kabisa usigara inyuma rero wenda dushingiye ku ibyo bintu ibyo terambere u Rwanda rwagiye rugeraho bituma abantu dukoresha internet tubibesh rero kuri internet ibintu babigezweho social media ibintu bari kugenda binyuraho ko bimeze wagezweho muri entertainment kuri social media trending ihemwe hagezweho umuntu witwa Ben abantu bari hasi hejuru bashaka kuba bashaka kumusenyera Ben muri Uganda Ben hari video ye ndi mu ndeba ni mugoroba ndeba ngo bavuga ngo yakoze ku mabere ngo ni umukobwa ngibugande hari umugabo ariko uriya mugabo bita Godfather ni muntu Godfather reka mubwire burangiye bravo Godfather uretse fata hari ukuntu dufata ikintu tukakigira nk'ikintu kigirwamana cyangwa tugafata ikintu tukakizerera muko Godfather nta kintu aricyo nta muntu ari we ni kwa kandi Godfather kunumvisha renze mwana Godfather ibaze mugabo akararenze Godfather amumva cyahuje abantu benshi cyane nyine akora iki kubaganiza ubwo ni umuhuzi nkibaza umuntu ugira guhamagara ntuze muyoboke kwita bakamubaza ibyo mubaza byose muyoboke agasubiza Godfather ngene nshakatekereza Godfather igice shinzwe iki kuryo ahamagara umuntu wari we wese nabibaza umuntu wari wese akamubaza kandi akabisubizana kugira ngo n'umuntu ukomeye muri RIB uri muri investigation fasha tubyoroshye Godfather ari muntu ashinzwe iki akora iki ni umunyamakuru nanjye byaranyobeye ni umunyamakuru muri tubaza na Spain ajya ni space yes ibintu bya space bikora bite iyo umuntu amuhamagaye kuri space director abagomba kwitaba ntabwo yakwanga kwitaba wajya bahamagaye na RIB ariko nyine uko biri kose Godfather ni umuntu waje yatangiye aricyo ibyo bintu by'ama space birangira abantu basa nkaho bagomba kumuyoboka mbega niba Godfather guhamagaye ugomba kwitaba kugeza ku rwego abantu bose abantu bari kwitaba bakajya kwisobanura bari kwitaba kisobanura kugira ngo muri kisobanura kugira ngo umushinjacyaha rero nibyo ruhereyeho turi kuvuga kugira DPN wenda reka aribyo twibandaho cyane byafara tugiye ko bya Godfather se kuko bya Godfather ngiye mpamvu muvuzeho nigeze kumva ukuntu yahamagaye muyoboke muzi nk'umuntu ukomeye udapfa kuvugirwamo aramubaza agira uvuga ngo DPN ni indaya Godfather ngo the Ben ni indaya ngo umuntu ufite urugo ntabwo kwitwara reka nkwereke isi turimo igenda isa nkayo ibintu igenda ibyoroshye ngo byatangiye ubundi mbere hari abantu bagomba kubahwa
ariko kubera social network abantu bagiye birundaho ubwonko bwabo bwagiye bworoha kugeza aho umuntu nyine nkamuyoboke twakaye turi gufata umuntu twubashye mufata ari bumuhamagara akamaza ibintu sense akamwubahuka kandi wagakunda gasubiza rero bino bintu byanuze bino bintu bya DBN wenda ari byo tugarutseho neza bino bya DBN ngiye mbona ikintu kigamijwe ari nko kuhungabanya urugo rwe ko nta kintu DBN yakoze kidasanzwe reka ngufashe ariko nubwo uvuze ngo nta kintu DBN yakoze kidasanzwe ntabwo ngiye ndikwemera ngo nawe kuko nurebe ya video neza yakoze iki ya video nugireba yamusomye ntabwo yamusomye ariko iyo ufashe yubatse urugo uretse kumvikana genda gake nyumva gake yamusomye ntabwo yamusomye ariko yafashe amabere nawe nta amabere yafashe gutya ahangaha ni ibintu bisanzwe no mu rusengero turi kuririmba ntabwo twafatana gutya wenda turazira video kuyishyira kuri screen aho bayirebe niyo wongere bayirebe turaza kuyishyira kuri screen n'abantu badufasha muri comment bashyiraho n'abantu badufasha batubwire muri comment barebe ibyo bintu turaza kuyishyiraho kuri screen shyiraho kabisa iriya video iyo ufashe umwana umukobwa si umugore wawe mwashakanye kandi ufite umugore wawe uramufashe gutya muze uri inyuma ye yego ubwo ikibuno cye kiri he yego ndabyumva ikibuno cye kiri aho gifashe ubwo nawe umukuru wese arabyumva ahita abyumva mu by'ukuri iriya video umugore wawe ayibonye ntekereza ko nawe ahita agira akantu noneho intoki ziri he ziri ku mabere y'iki wenda ntabwo wenda sinzi niba yakanze neza cyangwa turaza kongera turebe neza uze ko mu mwanya nanjye rero no ikintu mbivugaho reka turebe koko uko nkuko bivuze niko byagenze ariko se byabereye bari mu cyumba byabereye muri public kandi umuntu harani muri club ufite n'umwana ejo bazakura none reka nkubaze muri club sinzi wari waje muri club nayigiyemo rimwe mbona ari babera ibintu bya ubushe sound ubushe nagiyeyo rimwe mbona ni ibintu baya ni kuzimu ariko ntari kujya gusobanurira n'abadukurikiye mbasobanurire nda ku bantu baba batabizi muri club ni ahantu sound yaho iri hejuru ijwi ryaho nyine umuziki wawe uvugira hejuru na ahantu umuziki wawe ugomba kuvugira hejuru ntabwo ari ahantu uri bugene urabona turi kumvira umuziki ahantu harangaye nk'uko ahantu twicaye umuziki ushaka kuvuga ugasohoka ahantu hose ku buryo amajwi nge nawe turi kuganira dushobora kumeza tukaganira ntanakwegereye ariko harani muri club rero harimo urusaku rwinshi none uriya mukobwa ni umufana iriya ni meet tonight sibyo bari bashoje igitaramo aho cyari cyabereye none muri Serena ya Uganda na hotel niho bakoreye none iriya ni imwe muri club yari yagiyemo ngo arabonye yanahuye na murumuna wa Museveni ibintu byanga gutyo baganira n'abantu bizirwa cyane none bimaze kugenda gutyo bari ahantu muri club umukobwa ari gushaka kumuvugisha urumva DBN nawe ari gushaka kumusubiza urumva nyine yahuye n'abafana manje bagombaga guhura ari gushaka kumusubiza yagombaga gukora iki rero yagombaga kumwegera kugira babashe kugira gute babashe kuvugana none umuntu w'umukobwa wamwegera gutya umukobwa kuba wamukuraho ni ibintu bisanzwe nta hantu yamukoze ku buryo byagera kuri uriya rwego ntarwo ahubwo ni ukubikabya reka tubyoroshye yaza kuba ari njyewe uri mwira club nkakora biri ninde wari ubivuga nta kibazo kubera ko dore niyo yari afite umugore wowe ukora kugira utazwi cyane utari umusitari ariko umusitari iyo tuvuze umusitari ni iki umusitari ni wa muntu abantu bose basa nk'aho bafite icyitegererezo abantu bose akantu kose yakora akantu kose iyo kose yakora barakareba akavuga ati uyu muntu ko yubatse afite umugore afite umwana ejo umwana namara gukura nyuma y'imyaka 3 n'umwana amaze gukora ibi bintu azajya bireba avuga ati dadi nuko aba ameze n'abantu batari mama aba bantu se abafasheho ni bantu ki kubera iki rero umwana azabyibazaho mu by'ukuri iyo umuntu amaze kuba umugabo ntabwo uko yabagaho yari umugabo amini yari umusore ntabwo ari gukomeza kuba hari ibintu bimwe na bimwe ahita agira ariko iyo ushaka kugira ngo ugire isura nziza muri sosiyete aho ndaza kugutahura muri sosiyete ndi kukumva neza umusitari nibyo pe ndabizi ahubwo yakabaye kuba avuga ati ndadekaraye akabivuga nk'uko Diamond yabigenje akavuga ati rwose kubona n'umugore umwe sinabishobora kubona n'umugore umwe kuba umuntu byagaragaye kuri yabari muri club bivuze ngo yamugize umugore
yaguye mu gisi umugore ariko ibintu bivuze ngo basambanye rubatse none se nyuma ya hariya byagenze bite ngo arubatse erega wenda nuko wenda ugiye no kureba tujye dushingiye kuri ibyo ngibyo uvuga byo gushaka gukabya no kugira ngo bakabize ikintu no kubarusha kwanduza izina rya The Ben no kuvuga ngo dushingiye kuri icyo cyo ho nanagufasha nkakwibutsa yuko burya ngo buri iriya stie yanazwe Kristo nabonye bamunagira ngira ngo uri urebe video neza araza kubona ko uriya mukobwa n'undi stie yambaye n'umutuku byavuga ko ngo nyine kugira ariko no gushaka kwikabya ntago ari byo bya bintu byewe nabonye uretse ngo burya urangira stie bisa nkaho ngewe cyane nabonye muri bya bintu uriya mukobwa n'umureba neza uraza kubona ko nyine hano stie yambaye n'umutuku ngo buriya The Ben irasitiye umuntu yaramushyiriye banza no gushaka kwanduza banza wumva biriya bintu The Ben ntabwo The Ben je nakuze mufana ntabwo mwanga tazabenda kugira ngo ndikwanduza izina ryaho harimo gahunda yo kumugira inama yumve ko bya bintu buriya mukobwa kumunagira isitiye wowe ntabwo byo kumurembuza nk'umuntu kugira ngo The Ben amubwira ati gahunda turaza guhura after this party none se abantu yasitiye mbona byari byo kumurembuza mujya mureba stage z'abahanzi baririmba indirimbo z'urukundo mujya muzireba stage z'abahanzi baririmba indirimbo z'urukundo ku nagasitiye ikariso n'ibintu bisanzwe ibyo ni ubuzima busanzwe rwose n'ubuzima bw'ikinyabupfura no way fata ikariso ukanagira umuhanzi stage uzareba amastage hano batipe ba Chris Brown ba Asha Raymond nyine bano basitari baririmba indirimbo z'inkundo noneho i Bugande ho umuco waho uravanse natwe abanyarwanda bura ugiye kwishyira mu muco w'ikinyarwanda byaza gusa ariko muri Uganda ku kintu kijyanye n'imyidagaduro n'abantu barenze ku buryo kwizihirwa ndaguha urugero haheruka umuhanzi witwa umuhanzi w'umukongomani witwa Ya Levis yakoze amateka hariya Ya Levis niwe muntu wakoze amateka hariya nawe aririmba indirimbo z'inkundo Ya Levis abakobwa ibintu bamukoreye ibintu bitabaho noneho bo baraza gukabona ko bambaye gusa neza noneho bakaza neza nyine bakaza muri position z'abantu bakuru baraza bakamwenyera kwifotoza ndanga kwifotoza kuri stage barazaga bakambara nabonye ifoto ariko ati abakobwa bambaye utuntu tugera si ibyo Ya Levis yakoreye Bugande byo birenze bya The Ben kandi byararangiye nta bintu bikaze uri kumva ariko The Ben Ya Levis ntabwo mbisi neza kashaka kwa mufite ko nabonye ari umugabo kuzi ashaka kwa mufite rwose ariko wenda tubireke ibyo mu Rwanda nuko wenda ari abantu bo mu Rwanda nyine dushaka gukabya ariko The Ben genda gira mbabwire ko The Ben nta gashya yakoze nta kintu yakoze kidasanzwe hari muri club ntabwo yigeze akora kwibere na rimwe yewe ntabwo ari kuza ya video ndaza kuyigarura reba gufata umwana w'umukobwa ukamushyira mu ntuze mu bituza byawe ikibuno cye ahawe kiri ukwabo amaboko yawe ari hehe yarahagaze ntabwo yarahagaze noneho Ya Levis we barabending noneho byongera umugabo wubatse abakobwa muri guhoberana bambaye utuntu inda iri kugaragara uri umugabo wubatse reka tujyane none se mu gitaramo njye mu gitaramo mfunga agakoti nk'uko kawe mu gitaramo ngiye muri club yatewe ndirimbo ugiye kuririmba ikibazo dore ahantu kiri uriya abahanzi impamvu bambara ibintu binyanyagiye kuriya nuko abatagiye gukora live umuntu uri gukora live ntekereza ko atabasha kwisandaguza cyane kuri stage live oya nayo barayikora ariko ntabwo yisandaguza cyane nkuko ari gukora semi playback sibyo cyangwa se na mini semi live oya ubundi kwambara neza n'ibyari kwambara nabi n'ibyari wambara ne ibyo kwambara tubireke twega dufocusing nari nshingiye bakana ruvuze ngo imikondi igaragara n'ubuzima busanzwe muri club n'ubuzima busanzwe muri show n'ibintu bisanzwe hari muri club hari muri club ngira ngo ni kwenda utabirebye byose ari uzabonamo navuze na muntu uzabonamo abantu ze ba Paraso ba Jose Chameleone yanuriye muri ba Jose Chameleone navuze na muntu wanuze wa Mobusenge rero yitwa Kaguta Sinzani mazina ye hari muri club abagande n'abantu bizirwa n'ukuri pe abantu badukurikiye bumva ko The Ben nta kintu yakoze ahubwo ni ugushaka umwanduza ugushaka kwanduza izina wenda reka tugende wabona timu B ariyo iri gushaka izina rye wenda tugendeye ku bintu Godfather yavuze amwita indaya ngira ngo agiye babihuza bahuza ibintu byinshi bareba igihage yari Rubavu ni Gisenyi ni hehe ni Musanze ni akurura ishyamba bagiye babihuza bati
umuntu w'umuhanzi ufite urugo wanibarutse kugenda akifotoza n'umukobwa mwiza agakurura ikariso twongera tukamubona i Bugande arimo gukanda amabere mu by'ukuri bahita babihuza ngo ati mu by'ukuri The Ben ari kwigisha iki ngo dufata bati ni indaya ariko wenda nuko wenda ngaho tukatubereza ubugororangingo turebe ko The Ben bamwe na bamwe baba batazi n'ibintu barimo baravuga twibaze niba The Ben nta kintu yakoze ese reka turebe iyo kariso yakuruwe nande yakuruwe na Israel Mbonyi The Ben wayikuruye yakuruwe nande The Ben iyo kariso yakuruwe nande yakuruwe n'umuntu yakuruwe n'umwana wo mu gospel cyangwa umuhanzi wo mu gospel ariko gukurura ikariso ntabwo ari tukiriho ndashaka gusobanura iyo kariso yakuruwe na murumuna we Green bashaka kugira ngo musobanurire no kuvuga ngo buretse nyumva ndashaka gusobanura kugira ngo ibyo bintu tunabishireho umucyo abantu banasobanukirwe ndamenye neza ndetse yani none se iyo kariso ntabwo yakuruwe nande yakuruwe na Israel Mbonyi ndashaka kuvuga iki iyo kariso yakuruwe na murumuna we Green ni umuraperi ndashaka yakuruwe na Fireman izo kariso zikururwa nande izo kariso zikururwa na ntuze na The Ben uririmba iki uririmba za ndirimbo z'inkundo izo ndirimbo z'inkundo niho ziganisha abakobwa bamwimvamo cyane none se abese gato ibyo muri muravuga ariko nta buraya bundi burimo we iririmba rimbo n'ubundi zijyanye shyira muri logique mu by'ukuri tubivuga shyira muri logique ureke kuzana niba The Ben ari umufana wawe ukabushaka kumurengera mu by'amafuti reka tubyumvikaneho neza kwanariza ku buryo uvuga ngo ngendaza kwanariza umuziki ngiye ntabwo nanariza umuziki na attitude yayo kuburyo tujye kukavuga attitude yayo kirebe n'inyifato na behavior yayo uburyo utumye ukavuga ngo The Ben ngo kubera ko ari indirimbo z'urukundo kuri indirimbo z'urukundo gare kugenda ukura amakariso y'abakobwa nimba ari indirimbo z'urukundo niyo mpamvu n'abari kuri stage abakobwa baratwarwa amarangamutima y'abakobwa inama no kubamesha niyo uzabona umukobwa ukabona aratinyutse ararize kibazo arijwe n'iki ari kuririmba niba public ntabwo ari byo ikariso kuri ikariso mu mabere ni ibisanzwe ahubwo reka nkubwire ikintu gihari ukwiye kumva n'abantu dukurikiye bakamenya bagasobanukirwa ni ukuvuga ngo ikiba gihari ni uko abantu bahita babikuza bagamije kwanduza izina ry'umuhanzi ariko umuntu utagamije kwanduza izina ry'umuhanzi akurikiranye neza arebye style z'abantu baririmbira indirimbo nk'iza The Ben baririmba indirimbo z'inkundo umuntu arifata agapfa agahwera Meddy igihe agaruka mu Rwanda umukobwa yarapfuye arahwera yazutse ariko Meddy amukozeho reka twibaze njyewe ngendeye ku muco nyarwanda ntabwo nemera ngo nabyo ntimurambwira kubera ariko none se umuco nyarwanda The Ben aririmba umuco nyarwanda ntabwo ari umuco nyarwanda ariko ni umunyarwanda kandi umuco nyarwanda utubuza gukorera ibintu umuco nyarwanda utubuza gukorera ibintu tubuza gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo mu ruhame sibyo kuko uriya mwana muto nabireba azumva yuko gukurura ikariso y'umukobwa it is easy ni ibintu bibaho yakuruye yafashe Bena urafata hafi y'ikibuno cy'umukobwa mu ruhame none se uri kwifotoza n'umuntu gukora ahangaha si ibintu bisanzwe ariko angira aranakurura ariko iyo umuntu akozeho rimwe video warayirebye cyangwa upfa kuvuga izi social media tubaho zizasaza abantu umuntu kurebaho gake yakuruye rimwe ariko yakozeho rimwe ariko abantu bakuruye inshuro cyane ngo tufata yamuvuga we ni rutwite no kuza atwika ibintu byose ntabwo views mu byozeri wadaje ibyo rero nitubigenderaho tuzica abanzi bacu kandi umuhanzi uririmba indirimbo z'urukundo arimo akurikiramo ubwako atagomba gukora ku bakobwa ese reka turebe indirimbo y'urukundo The Ben azaririmba ntashyiramo umukobwa indirimbo uzayireba papa so ntabwo nyine kuko niba ari y'urukundo hagomba kujyamo abakobwa nyine rero reka akomeze abe mu iyo spirit nyine niyo barimo none ubu Pamela yabonye ziriya video abyumva nko kuri kubyumva Pamela arabizi before mbere yuko bashakana arabizi ko The Ben iyo makariso yakuye arabizi amabere yarakanda kandi ibyo byose biba abari gutahe mu rugo kumva ibikubyino bita Pamela Godfather yavuze ngo Pamela yaragoze oya ntabwo Pamela yagoze ushaka kurusha undi mwana mushaka kumurushya mugaragaza ko yarushye ameze neza ubwo niyo tubwire Pamela yiyakirire oya nakwiyakira muri kise nta kibazo gihari umugabo ari mu kazi ari Bugande mu kazi agiye gutahana umugati yatajya mu ira club nayo kugira ijye muhara amafaranga bamwishyuye surabizi kugira ijye muri club ra amafaranga agomba kumwishyura ntamwishyuye ariko ntacyo yakoze iki
ni meet tonight yahuye nande yahuye n'abafana be Meet tonight kujya gukanda amabere y'abakobwa nta mabere yakanze umugore ariko se video bayishyiraho baze kudufasha ariko none kwambira impamvu umuntu bita Diamond Platnumz yayidekara akavuga ati njyewe I cannot ntabwo ntabana n'umugore umwe ngo bikunde single marriage ntabwo byakunda kubera iki impamvu yabidekara ni abantu babonaga people bazajya bagenda bavuga bamuna n'umukobwa bavuge ahita bavuga ati ntabwo njyewe nabishobora sibyo kandi urumva ko ibintu yakoze ibintu byiza kuko wakiyorobeka hariya ngo ufite umugore ariko ukajya wikorera ibintu nta kwiyorobeka ahubwo nuko abantu bashaka kubikabya n'abantu bashaka kubikabya n'abantu bashaka kwanduza izina rye nta kintu kibi yakoze nta kintu kidasanzwe yakoze ahubwo abantu bagamije kwanduza izina rye ahubwo murebe ese niye nyungu iri mu kuba amashusho aganisha hari ahantu ariyo yanyamamara ese nta bintu byiza yakoze kuri stage kubera iki ibyo nibyo muyoboke arimo ngo mu gitaramo cyiza mu makirango cyabaye successful ngo ntabwo mushobora kuvuga ibyiza ngo muravuga ibintu byiza ariko none ibi bitubire tubyihore kandi ni bibi biriya ngiye namubonye ahoberana na Paraso mubona ahoberana na Jose Chameleone ibyo bintu mwabishyizeho ariko ibintu byo kuba ngo yahoberanye n'umukobwa kuko ngo ntibabishyizeho wabibonye he wabibonye batabishyizeho wari uriyo nyine ibyo kuba ntabwo narindiyo ariko turi kwanariza ibyo twaba ese ugira ngo none se fada nyine yarabibonye fada reka impamvu ndi kumwemera yagaragaje ibintu byabaye bihari ngo nta kibazo kirimo nka muyoboke niba ari manager wa TPN cyangwa se byamufasha ntabwo yamuvuga nabi kubera ikizo video ahoberana na Jose Chameleone kuki bitabaye big deal kandi Jose Chameleone n'umuhanzi munini uriya mukobwa reka ngufashe ese uriya mukobwa yahoberanye nawe izina rye ntawe nzi ariko nabonye nari inzererezi no Jose Chameleone inzererezi umukobwa wambara ibintu akagira gutya indi kagaragara umukondo uri hanze uyu mwaka ni 2000 inzererezi ya club uyu mwaka ni 2000 kangahe none se umukobwa ujya muri club bakabyina kuri yameze twamwita ni ndakamirwa none se yabyiniye ku muhanda se yabyiniye ku muhanda muri club ariko muri club akorwa iki nese umuntu ujya muri club umuntu ujya muri club muzima ninde muzima ajya yibirara gusa ajya abantu bataye umuco zise hari ukuntu nanone hari akandi kantu ntabwo navuye ko nagiyeyo rimwe sinzinde musite ibintu nabonye n'ibintu wabonye warigiye gukora iki warigiye gukora iki nahingera ikigare cy'abantu banjyanyeyo gusa ari ukugenda mu kigare kikujyana muri iyo ugiye mu rusengero urishima ugiye mu rusengero cyane iyo wagiye kugerana n'Imana bari abantu baba bari kubyina mu rusengero n'abari abantu bikubita hasi ujye ubabona se njya mbabona rwose njya mbona nanjye banyerekana ikibazo buriya umuntu ujya muri club nawe yabonye bari abantu bikubise hasi okay reka tubanze twanzure ku kintu cya The Ben ngaho dushyira umucyo ku kintu cya The Ben tuvuge ngo The Ben nta kintu yakoze nta bintu bibi yakoze tugende tubibwire abanyarwanda ko The Ben ari umwere nta kibazo kigihari nkanjye reka ni umusitari ndi kubyumva ko ari umusitari nkanjye 100% nta kintu na kimwe kibi yakoze ugira 100% ariko navuze nkanjye tuzadushwanira mu kiganiro tuzadushwanira mu kiganiro wibigira 100% urabigira 100% gute The Ben yakanze amabere y'umukobwa kuri kamera none se 100% sinavuze ko ari nkanjye nkawe ku giti cyawe nkanjye ariko ubwo ndaza kubona ndaza gusanga kandi mfite abandi bantu benshi turi bugende duhuza ndabizi muri comment muze kubivuga abantu bawe nizere ko batanga comment muri comment umuntu aravuga ngo The Ben ntacyo yakoze baze kubivuga basobanure sinabasobanuriye murebe ikiganiro cyose iyo comment yo kuvuga ngo The Ben nta kosa yakoze umuntu yayireka kuko nta kintu twari turi kubaka muri societe nyarwanda uramutse uvuze ko The Ben nta kintu twari turi kubaka muri societe nyarwanda ese societe nyarwanda yemera ko harimo kaca zitandukanye harimo ibice bitandukanye hari karica yo mu Rwanda tuziko umuntu agomba gukora ibintu byiza kwambara gusa mu ruhame ntibyemewe kugenda ukajya gusomanira mu ruhame ntibyemewe mu Rwanda kuba wakora ku gice cy'umuntu cyane cyane imyanya y'ibanga mu ruhame ntibyemewe niho mpera mvuga ko The Ben yakoze amabara kuri kamera nk'umunyarwanda uri gukura umudo abantu benshi ukurikirwa n'abantu benshi agomba gutanga message nziza ku banyarwanda imyanya y'ibanga yari umukobwa warayibonye ariko mu myanya y'ibanga tuziko nibere ribamo niba umuntu arifashe akarikoraho arakandi karo amaze kubona ku bagabo kubera amarari muba mufite we ntabwo ari ukugira irari ufite wowe iyo ubonye isutiye ubona ibere isutiye se none
wabona ikariso ukabona ikipfundikiye umuntu aramutsaje agafataho ntabwo yabafashe ku gitsina cyawe no yabafashe ku mwenda ntabwo yabafashe ku gitsina The Ben abantu nuko nyine mu Rwanda dusa nkaho twinjiye mu bintu bya social media cyane natwe ubuyobozi dusa nkaho twabyinjiyemo ntabwo ya The Ben yakaye kuba tumizwa kuri RIB agasobanura impamvu yafashe ku mabere y'umuntu arimo arangiza umuco nyarwanda nta mabere yafasheho badushireho iyo video sibyo baza gushira iyo video abantu baze kureba sibyo baze batakanza amabere yafashe ni pariti akaboko yakanije ku rutugu kanyuranga byonyine gufata umugore utari uwawe ukamushyira tuza cyawe natangiye mbisobanura wenda nuko wenda icyo ugamije wenda ni ukuryama kuri Godfather wawe ngo usobanure ibye nakubwiye ngo yafashe umutwe we ari kumusobanurira kuko hari muri club nabanje natangiye mbisobanura abantu baze gutangira bareba ikiganiro neza natangiye mbisobanura muri club n'ahantu haba hari urusaku rwinshi club bifunze neza ntabwo ari ahantu umuziki uvuga ijya hanze ntabwo wabasha kuvugiramo ngo umuntu akumve ntabwo mwabona n'umuntu uganirira akumve niyo mpamvu yegereje umutwe we kugira ngo baganire biba bisakuza yari muri club Godfather yarabizi ko ari muri club yarabizi ubwo nuvuga ngo Godfather afite ubujiji ariko ubwenge nta bujiji afite niyo muri club bisaba kwegera umuntu kugira ngo umubwire ukagira umwegere ushyirama ujya kugira ngo nyawajya bari no kumusoma Godfather rero yemeza umuntu uri kumusoma ntabwo yamusomye bisaba kuja kureba sinzi yari kumwongorera yari kumwongorera none buriya Godfather we ntabwo yabinjiji ahubwo nyine ubwenge afite ni kuri abureshi ubwenge afite umbatari mu bujiji urumva cyangwa se nakaba afite icyapa na DPN ntabwo abantu ubwenge afite icyapa na DPN ubwo Godfather ntabwo simbizi ntabwo abantu ubwenge bwabo ntabwo ubwenge bwacu bugomba kureshya ibintu bya DPN rero ko bureshya ni kuriya zishatse bireshya yari tuvuze bwakira bugacya ibintu bya DPN yewe ndaguma ku ruhande rwawe nawe ugume ku rwawe ntabwo nakwemera ko umuntu akora ku myanya y'abantu shishikariza ariko abanyarwanda gukomeza kugira gute gukunda umuhanzi wabo nta gashya nta kintu bakomeza bakunde wenda nubwo yakoze ibyo bintu mu wacu ibyo nuko byumva ntabwo twamwanga mu wacu ariko ntabwo ugenda ujye kwemera ko The Ben atakoze amakosa nta kintu yakoze bakomeze bamukunde ariko n'ababasha kumukebura bamukebure ngiye namukebura rwose byari ntabwo ari byo amukebura iki ahubwo wenda ikintu akwiye kumenya we n'ikintu akwiye kuganira n'umugore we nuko umugore agomba kumenya yuko The Ben ni umusitari ibyo yakora byose nta mutima mubi kugira akantu ka byose The Ben ni umusitari agomba gukora byose akora mu bibuno by'abakobwa akora indirimbo z'iki z'urukundo kuba abakobwa bamwifotorezaho bakinira kujya mu foto nk'aya tubyanzuye gutyo buri muntu akomeza abifata ukwe ndabifata ukwanjye kuko ariko ndabizi ko abantu bazi imiziki bazi n'icyo entertainment ivuze bazi icyo bivuze ndabizi neza cyane. Okay, thank you so much. Numva rero turi kuri Universal Media TV Rwanda ndi kumwe na Mansa Benson ngira ngo mwabyumvise ko ikiganiro turimo gukora bikugwabuze gica birangiye buri muntu agumye ku ruhande rwe. Rero ke turi hano turi kumwe na Dental Clinic cyangwa se Amena Dental Clinic iyo turi kumwe hano mu kiganiro ni clinic hano yita ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo. Amenyo ya rwose uraza hano bakagukoraho rikaka amenyo yacukutse amenyo ari afite ibibazo byo kuba atameze neza baragufasha. Hari n'abantu bura bajya banywa ibintu bikonje cyangwa ibishyushye amenyo akabanga abantu bahagana bakabafasha. Baherereye ahantu bita ku Munini hafi y'ikibuga uturutse ku muhanda uva ku murenge wa Mama uzamuka uje kugera ku kibuga hari agahanda kitakaga hari ukihagera uhita ubona icyapa cya Amena Dental Clinic ukabegera ukabasanga bakagufasha ku bijyanye n'amenyo yawe. Yes, bakwakire neza. Rero navuga ngo mukomeze mukandi subscribe